Muraho neza turabasuhuje. Iyi ni Ngabo Empire, nanjye nkaba Ngabo. Aka ni kakanya kanyu keza tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye ku buzima bwanyu, ndetse n'uburyo ki mwabikemuramo mugasubira kuba amahoro, ibintu bikamera neza cyane cyane. Tugiye gukora ikiganiro cyiza cyane pe, gituje cyitonze, umuntu uri bucyumve ndakubwiza ukuri ko kiramugirira akamaro gakomeye cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe utarakoze subscribe uri guhomba kubera inyungu zawe. Hari abantu bajya batekereza ngo gukora subscribe ngo ni ukungura aba bakora ibiganiro. Ese kankubaze, niba ubitekereza gutyo, kuki wumva wakumva ubwenge bwacu tuguhaye ariko ntukande subscribe? Uba ugira ngo uri kuduhombya? Oya, uba uri kwihombya kuko nawe ntabwo ubona ibiganiro byacu, kandi biba ari ibiganiro by'ubwenge. Ibyo tuba twakubwiye twe tuba tubizi, biba ari ibintu bigomba kugira akamaro wowe. Ni ukuvuga ngo kanda subscribe, kuko iyo utayikanze ntabwo ibyo biganiro wabibona. Ikindi cya kabiri, njyewe iyo unsabye nimero cyangwa se iyo umpamagaye uyifite, iyo tukivugana mpita menya yuko nta subscribe wakoze, kuko hari ibyo tuvugana nkumva ibiganiro ntabwo ubizi, nkumva ikiganiro ako kanya ugahita umpamagara uti uyu muntu burya yamfasha. Ngufashe nte wewe utafasha abandi? Kanda subscribe kuko turakeneranye, ndagukeneye urankeneye. Niba utayikanze nanjye mpita mbimenya, icyo gihe nta kintu twavugana. Murakoze cyane. Ikiganiro tugiye gukora nababwiye ngo ni ikiganiro cyiza cyane. Reka nkubwire, wowe barosheho imikoshi ku buryo abantu bose bakwanga, sibyo? Wowe ufite icyangiro giteye ubwoba ku buryo buri muntu wese akureba ukabona arakwanze, nawe ubwawe ukabyibonera, ukaba ufite icyangiro giteye ubwoba. Ndakubwiye ngo aka niko kanya ko kugira ngo icyo cyangiro kigende kikuveho, gishire. Ibi nta wundi uzabyumvana uretse Ngabo. Ni mu buryo bworoshye rwose ngiye kukubwira ukuntu iki cyangiro cyakuvaho, ba bantu bakwangaga ahubwo bakajya bakubona bari kuguhobera, bari kukuramutsa, umva mbese uri nk'amata y'abashitsi. Weho ukeneye gukundwa, ndetse urukundo rufite intego. Hari abakobwa benshi baba babyariye iwabo, baba batarabyariye iwabo. Hari abahungu benshi batabona urukundo, n'iyo barubona bakaba babaryarya. Ndakubwiye ngo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo ukore subscribe, ukurikirane Ngabo Empire, kuko uramukeneye, ukeneye ibiganiro bye. Ibyo byose tugiye kubimaraho kandi mu buryo bworoshye. Imiti ndakwereka kuri screen yawe, urabona mu kiganiro, ugende uyikore uko nyikubwiye. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye, wikwirirwa uca hirya no hino. Wowe ushaka ko abasore cyangwa se abakobwa bakwiruka inyuma, noneho ukaba ushaka ko bagukunda pe, ko bagukunda, ndakubwiye ngo kora subscribe, uze wicare hano, ubundi njyewe nkwereke uko ubigenza, ibintu bigende neza cyane. Ibyo ni ibiganiro ndi kubanyuriramo mu ncamake, ngiye kubagezaho umuti wabyo, kandi ntabwo ari ikiganiro kirekire. Nabonye murambirwa ubusa nkaho nta mutima ukeneye, wagira ngo ntimubabaye. Noneho umva n'uyu muntu, uri umuyobozi, ariko abo uyoboye
ntibakumva kubera amatiku n'akagambane. Ni ukuvuga ngo weho nta kibazo ufite, ariko abo uyoboye ntibakasha, bakumereye nabi, uravuga bakaryana inzara ngo ubusa avuze iki, wowe ubwiye akakurebera ku rutugu, wajya guhana umuntu ukabona noneho nta n'icyo bimubwiye, mbese akazi kawe ukabubona kageze aharindimuka kubera akagambane n'icyasha n'icyangiro wasizwe. Urumva? Ibi byose rero nibyo tugiye kuganiraho, nkababwira ukuntu twabikemura. Weho rero kurikirana iki kiganiro, ni iminota mike cyane, ntabwo ndi burenze iminota 12, ni iminota mike cyane, ubundi umuti wawe ukaba wawubonye. Wowe rero ukeneye ubufasha kuri twebwe biroroshye, uwo muti tukwereka urawukora. Iyo ubonye bitari gukunda, uba wawukoze nabi, icyo gihe uraduhamagara kuri 0788 47 40 51. Iyo bibaye byiza utwandikiraho kuri WhatsApp, iri kuri WhatsApp, ubundi tukakwereka umuti neza nuko wawukora neza tukagusubiza. Kubera yuko iyo uvuze ko uje kutureba ugatega ukaza, icyo gihe utakaza amatike kandi watugeraho ukatwishyura inote y'ibihumbi 10, ibihumbi 10 by'umufuragiro, tukaguha umuti, ubundi ukongera ukisubirira iwawe nta kibazo kirimo, sibyo? Ndumva rero ni 0788 murakoze cyane rero, kora subscribe kugira ubone ibiganiro byacu, ubundi ube wibereye mu nyungu gusa. Wowe ufite icyangiro ku buryo ubibona n'abandi bakabibona, dore umuti nuko nguko wabigenza. Buriya hari ukuntu abantu b'abagome bakurohaho icyo bita imikoshi, icyangiro, mbese bakakuvuma, bakajya bakwaturaho ibintu bibi. Umuntu ukubonye akikubona ari nabwo bwa mbere muhuye, akakubona uri ikintu kibi, uri intare, uri umurozi, uri umugome, kubera bya bintu bibi byose bakurosheho. Hari abantu bameze gutyo, bafite icyangiro, ukicara mu ishuri ukabona nawe ushaka kukwiteza, niba ari kati muzakora akaba nta muntu wagusobanurira, niba ari kwizi mufite akaba nta muntu wakwereka ngo mufatikanye, mbese ku buryo iyo kaminuza kabisa ubona kuyirangiza ari hamana, kandi muri kaminuza mudafatanyije ntacyo mwageraho. Ikindi mu buzima busanzwe nabwo ukabona ni gutyo bimeze, nyabuna waba warize waba utarize ukabona ni ibibazo muri sosiyete urimo. Wowe rero ukeneye gukundwa, ariko ntihagire ukubaza izina, nawe icyo cyangiro baba barakigurosheho, barakurosheho imikoshi, kukuvugisha ari hamana. Urakeneye umuti, ngwino hano, sibyo? Ukeneye gukundwa ndetse n'urukundo rufite intego. Ugasanga abantu baraza barakuvugisha, ariko ntawe urasa ku ntego, ntawe ugira ute, mbese ni ibintu bigarukiraho bigahita bipfa bikayoyoka. Nyabuna ukeneye umuti, ukeneye kuvukurwa. Nk'abo ngabo bo rwose bagakwiye kujya barahita bapagasa iyo tike n'ay'ibihumbi 10, bagahita batega bakaza bari kwiruka, kubera yuko iki ni ikibazo gikomeye. Nyamara kwivuza ni byiza hakiri kare, kuko noneho iyo bimaze kurengerera uzanga kwivuza ugifite imyaka mikeya, usange niba wari ufite nka 25 ukananirwa kwivuza, ugasanga wivujije ufite 35 ntawe ukikureba, uri umusore warasoretse, uri umukobwa warashaje. Ibyo ngibyo rero mukeneye
kugira ngo muvurwe. Rero sasa uyu muyobozi nawe umeze gutyo nawe akeneye imiti. Ngiye kubabwira rero uko mwabigenza. Nimugende mufate icyo bita imizi y'igihaza. Wowe mwese uko nababwiye, uko nabavuze, nimugende mufate imizi y'igihaza. Igihaza iki cy'inzuzi ugende muyishake. Nimumara kuyishaka muyironge, mbese muyoze, muyikureho uwo mwanda, ubwo bucafu, muyisukure. Nimumara kuyisukura, ibi ndi kuvuga nta hantu bitaba. No muri Amerika bahinga ibihaza, n'i Burayi bahinga ibihaza, no muri Afurika y'Epfo mu bihugu by'Abarabu ibihaza birahaba. Ndababwiye ngo nimutivukura hakiri kare, muzibuka kumpamagara amazi yararenze inkombe. Kandi nyabuna ninjya ndababwira umuti ukakugirira akamaro, mujye murampamagara munshimire. Ushobora kutama ko ka tipu cyangwa se ngo umpe iryo shimwe kubera yuko ari umutima mubi usanzwe wigirira, ariko ibyo bireke. Weho umvugisha unshimire, niyo wampa ka SMS ukambwira uti umuti warakoze, numva nishimye ko hari umuntu nabaye. Wowe tandukana n'umutima wawe mubi, wandike message umbwira uti warakoze, umuti waciyemo. Kandi nkomeje gushimira abantu banshimira ko umuti waciyemo. Iyo mizi numara kuyoza wayisukuye, uzagende uyisekure. Numara kuyisekura, babandi mwese navuze, uzagende uyigabemo gatatu. Ufata agace kamwe, ugende ushushe amazi y'akazuyaze, uyishiremo uyikaragemo. Nubona amazi ahindutse uhite uyungurura uyoge. Kandi ukuntu woga umuti mureke mbibabwire, ntago amazi wishizeho amanukira muri ya yandi uri koga ngo wongere uyisubizeho. Oya, ukuvuga ngo uyishiraho, ayo mazi akamanukira hasi akagenda. Uri kwitongera uvuga uti nikuyeho icyangiro, nikuyeho aba bantu bansuzugura, nibura umuyobozi, nikuyeho buri kimwe cyose, icyo bamvumye nkikuyeho, kutabona urukundo mbyikuyeho. Ibintu byose ubikureho mu izina rya Yesu, usenge, woge, wumva urishimye, wumva unezerewe, ubundi ibintu bigende neza. Noneho nurangiza, twa duce tubiri dusigaye nakubwiye, ubwo ibyo kimwe utundi duce tubiri dusigaye uzagenda udufate utwanike. Numara kutwanika uzadukoramo agafu. Mbo tugende noneho ushake icyo bita umukunde. Ugende ushake umukunde, sibyo? Urebe ibibabi byawo. Numara kubona ibibabi byawo, uzagende nabyo ku wundi munsi ukurikiye, uzacishemo nk'iminsi 2 cyangwa 3 bitewe n'uko ushaka, cyangwa se mu kimwe uzabikora uyu munsi, ibyo by'imizi ejo uhita ukoresha umukunde. Nawo uwoge, ukuzanira igikundiro. Abantu bajye barakubona bakubonemo ikirahure, bajye barakubona bakubonemo urukundo, bajye barakubona umva, bakunezererwe, bakwishimire. Urumva, bikurenge, ubone urukundo, wibaza uko byari byaragenze ubibure, sibyo? Genda ufate ibyo bibabi by'umukunde ubisekure, ufate dukeya n'ubundi ubifate ugabanyemo uduce 3. Kamwe ugenda ukoge n'ubundi nk'uko nakubwiye, ubyoga, ubyisirite, ubyikube, uri gutongera uti nshaka urukundo, abantu bankunde, ibintu byose. Nurangiza bya bindi bisigaye ube warabyanitse, ubikoremo agafu. Ubundi twadufu 2 uzadufate utuvange, ushire ku kayiko, urebe dukeya, uvange n'amavuta wisiga, ubundi ujye urisiga.
muzampamagara mumbwire uyu ni umuti mbabwiye nyabuna, ni umuti ukomeye, ni umuti utasanga ahandi, ni umuti nkubwiye w'uruvange rw'ibintu bibiri, ku buryo bikuraho n'ibintu baguterereje bimeze nk'inkuba yakumaseho, yagufasheho, bikuraho iyo mikoshi, bikuraho urwo rwangaro, bikuraho ibyo bintu byose, ubundi bikakuvaho ukamera neza cyane. Niyo mpamvu nkubwira nti wowe kora subscribe. Ngabo y'Impaya yajije, yarakuziye, ariko ntabwo ubyumva, ntabwo mubyemera. Ngiye nshaka ko mukora subscribe tukajya ku 12,000, nkajya nkora ikiganiro live ku mugoroba guhera isaha ya 2 kugeza 3, ubundi mukambaza ibyo mushaka turi kurebana. Impamvu mbabwira ibi, ndi gushakisha amafaranga, ndi gushaka kugira ngo mbone twa mikoro najya nkoresha na telefone nzima ndetse n'itara rimurikira ku mugoroba, kugira ngo mumbone neza, mubone amashusho neza, mwumve n'amajwi neza, noneho mbashe kubaha ikiganiro. Ibyo byose byibuze biri kunsaba nk'amafaranga 400, 500. Niyo mpamvu ndi kubabwira ni mukore subscribe, wenda tuzagere mu kwa 12 ayo mafaranga narayabonye. Noneho ninyabona ngiye mbakorere ikiganiro, ngenda akora ikiganiro turebana, mumbaze n'ibibazo, sibyo? Mumbaze n'ibibazo. Ubwo rero nahanyu, nimero yanjye ni 0788 47 40 sibyo? Mujye mumbaza mbasubize, ndi muganga wanyu, nta kibazo gihari. Nimukore subscribe. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, kandi mwumve ko tubakunda. Kuba tutabatondokoye aho muherereye hirya no hino, suko tubanga, turabakunda. Uyu ni Ngabo. Ciao ciao.